wahisemo neza nimba wahisemo gukurikira The Table Official, nimba warasubscribinze ndetse ukajya dukurikira buri munsi, it's your right, uri mu buryo bwa nyabwo. Wahisemo neza kandi nimba utulikinga, wahisemo neza nimba uduha comment ukaduha igitekerezo, wahisemo neza kandi nimba ukurikirana ibikorwa byacu bya buri munsi, ukurikirana platforms zacu za buri munsi. Wahisemo neza nimba turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere n'umunsi ni itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi. Turi kuwa mbere dukunda kuvuga ngo n'umunsi abantu babahuze, umunsi abantu batangiye akazi. Gusa birashoboka ko nanone wakwicara hasi ugafata igihe cy'iminota 30 ubundi noneho ukareba ibiki byose byagiye bigenda mu cyumweru cyashize. Twitwa The Table Official kuri YouTube, twitwa The Table. It's a platform of youth, it's a platform of content. We talk real, we talk everything. We talk news. It's a table update today. It's a Monday, as I said. Tubagezaho buri kimwe cyose cyavuzwe mu cyumweru, ubundi noneho tukagitondekanya. I guess what today, I turn on there and then we meet with topics. It's ukimara guhitamo neza wahisemo iki rero? Wahisemo ko tubigezaho buri kimwe. Tuvuga entertainment, tuvuga sport, tuvuga music, tuvuga everything. Tuvuga what happened. It's a table update. Today, guess what? Nitwa Fred at the table. Ninjye tugiye kubana. I'm the host. I do. Okay, today you have numbers of topics. Uyu munsi turavuga kwitwa Titi Brown. Titi Brown twamuvuze ubushize, gusa Stella yagarutse mu nyamakuru. Niki cyavuzwe? Turn on there. Uyu munsi turavuga kwitwa Zaba Missed Call. Numwe mu bantu bavuzwe cyane, numwe mu bantu menyerewe cyane muri filime z'inyarwanda ndetse cyane mu yitwa Depression. Numwe mu bantu bakunze kujegajeza imbuga nkoranyambaga. Niki cyamuvuzweho muri iki cyumweru? Turavuga kandi kwitwa Bwiza Official cyangwa se Bwiza. Bwiza uyu nguyu numwe mu bantu bavuzwe cyane muri album yasohoye, numwe mu bantu baganiriye n'itangazamakuru. Turamuvuga iki? Turn on there. Turavuga kuri sport witwa Lionel Messi. Lionel Messi numwe mu bantu bari kwerekana ko ni number 1, ni the god, niwe wa mbere nyuma yo kwerekeza ku mugabane wa Amerika, hanyuma noneho akora ibitangaza bitabaho. Niki cyavuzwe kuri Lionel Messi? Turn on there and then you come up with 5 songs in Africa. Imwe mwakunze cyane. We come up with 5 songs in Rwanda. I guess what? It's a table update. Turn up there and then we do what we are supposed to do. Like mubazi wakoze subscribe ni hasi, watanze comment gitange kubyo twavuze. But today let's start with first topic. So today tugiye kuvuga kwitwa Titi Brown. Titi Brown twamuvuze ubushize, tuvuga ku nkuru ye igihe kirekire amaze afunzwe. Uyu Titi Brown ni umwe mu bantu bamenyerewe cyane mu muziki nyarwanda. Yarazwi cyane mu ndirimbo cyane yitwa Kamwe ya Decat Babara. Umwe mu babyinnyi bagaragaye ko babashoboye, yagaragaye akora ama challenge atandukanye, atryinga kubyina indirimbo zitandukanye. So numwe mu bantu bari bakunzwe ku buryo bavuga ngo numwe mu babyinnyi bari bayoboye umuziki nyarwanda. Umuziki nyarwanda muri iyi minsi turi kubona ko urimo kuza ababyinnyi nyine bari kwiyongera, gusa bari kwiyongera. Uyu witwa Titi Brown afunzwe. Byagenze bite? Uyu Titi Brown muri iki cyumweru cyashize yitabye urukiko. Ushobora kumva ate ko yitabye urukiko? Uyu Titi Brown noneho yarafunguye, yaraburanye. Byagenze bite? Siko byagenze. Uyu Titi Brown yitaba urukiko, umwunganira mu by'amategeko yavuze ko berekanye ibyavuye mu bisubizo bya DNA, reka tuvuge gutyo, DNA cyangwa se uturemangingo ndangasano. Ibi byavuyemo byagaragaje ko uyu Titi Brown nta kintu yigeze agira nta kintu yigeze akora. Muri make ntabwo yigeze asambanya umwana utagejeje imyaka nkuko bivugwa mu bitangaza amakuru. Uyu Titi Brown bavuze ko impamvu urubanza rwe cyangwa se wenda impamvu
ikirego cye cyatinze ari uko bari bategereje ibimenyetso bya ganga cyangwa se ibi bigaragaza ko hari aho nyine bihuriye n'ibyo Titi Brown ashinjwa. Ababurana ubushinjacyaha bwagaragaje ko kuba umuntu wenda yagaragaza ibimenyetso bitavuze ko wenda aba akuweho ikirego. So biza kugaragara ko still hakiri ibindi wenda bamurega bishobora gutuma wenda Titi Brown aguma muri gereza. So uyu Titi Brown rero urukiko ntabwo rwigeze rusoma imyanzuro y'urubanza kubera ko nta nubwo bwatanze itariki iri hafi, kubera ko batanze itariki yo mu kwa 9. Bigaragara ko hari indi mirimo ihari urukiko cyangwa se ubucamanza buzagira mu minsi iri imbere. Vuga ko rero mu minsi iri imbere mu kwa 9 aribwo uwitwa Titi Brown azasomerwa urubanza cyangwa se azasomerwa imyanzuro yavuye mu rubanza. Mu byaranze uru rubanza ni urubanza rwatangiye ku isaha y'isa 3:21 ruza kurangira ku isaha y'isa 4:34. Urumva harimo igihe cy'isaha kirenga. So ni urubanza rwitabiriwe n'abarimo umuryango wa Titi Brown, inshuti ze, abantu batandukanye bo mu myidagaduro ndetse n'abanyamakuru batandukanye. So byagaragaye ko uyu Titi Brown yafashe igihe cyo kwiregura, hanyuma noneho avuga ko agaragaza ko umukobwa bamushinja ko yateye inda atari we wayimuteye. Byakunze kugaragara cyane, bitangira mu bugenzacyaha ndetse agera no mu bushinjacyaha. So bigaragara ko yireguraga agaragaza ko uyu nguyu Titi Brown ntabwo yigeze akora icyaha. Yiregura yavuze ko ibi byatewe atigeze ahura n'uyu mukobwa cyangwa se atigeze agera no mu nzu ye, ndetse bigaragara ko ari akagambane uyu musore yagiriwe, nk'uko bigaragara mu binyamakuru bitandukanye bivuga ko uyu Titi Brown yagiriwe akagambane cyangwa se ibyo twakwita ngo bagendeye ku cyazi cyo bigaragara ko ari umusitari. Titi Brown bivuga ko nyine yagambaniwe, ariyo mpamvu uyu Titi Brown yashyizweho iki cyaha cyangwa se bavuze ko ari we wateye inda. So uyu Titi Brown byagaragaye ko atari yishimye mu maso bitewe n'igihe bashyiriyeho cyo gusoma urubanza, gusa still nk'umuntu of course abakumbuye kubona abahanzi, abakumbuye kubona inshuti ze, abafana be. Yari afite abafana benshi cyane kubera ko umwe mu bantu bari bazi kubyina. So Titi Brown nyine yagaragaye ko atishimye. Aganira n'itangazamakuru, uwunganira Titi Brown yavuze ko Titi Brown akumbuye abantu ndetse vuba ateganya cyangwa se wenda yizera ko azasohoka muri gereza. Avuga ko abakunzi be bagomba kumusengera still. So muri make ni umusore ubona ko nyine still cyafite cya cyizere avuga ngo nzataha bizagenda buryo. So ni inkuru dutangiranye, ni inkuru twayita iy'akababaro, ntabwo ari nziza. So twifurize Titi Brown kuzavayo amahoro, ibyaha n'ibitamuhama, tumubone nyine agaruka mu muziki, tubona agaruka muri entertainment, tubona ari wa musore ubyina ndetse tubona ari wa musore nyine ufasha abahanzi kugira ngo indirimbo zabo zikundwe. So that was it. Ni imwe mu nkuru nyine dukunze kugarukaho kubera ko still nyine ihora mu binyamakuru, ntabwo twari kwitaruka. What's the next topic? Turn on the bantu kore subscribe ubundi tujyane. Nitwa Fred at the table. It's a table update. Uracyahitamo neza kandi nimba udukurikiye uri ahantu hatandukanye, abantu bari muri Afrika, abantu bari hanze y'igihugu, turabasuje cyane. Twitwa The Table Official kuri YouTube, subscribing. So nkuko twababwiye yitwa Zaba Missed Call. Nituvuga Zaba Missed Call uramwumva Zaba Comedy. Ni umukomedi akaba n'umukinnyi wa filime mu Rwanda. Ni umusore ukomeye cyane, n'umwe wagiye wumvikana cyane mu nkuru zitandukanye zirimo iz'urukundo, kugira abakobwa bakundanaga, mbese nyine ukabona ko ni wa musore nyine kuri social media uri active, ni wa musore nyine ubura aho ngaho ukomeye cyane mu bijyanye na movie. Twamumenye cyane kuyitwa Afrimax, ni umwe mu muyoboro wa YouTube uyu musore yamenyekanye. Tumenye kandi muri movie yitwa Depression. Depression ni imwe muri movie zikomeye cyane, muri movie nyarwanda utatinya kuvuga ko nyine ari zimwe muri movie nyine zirebwa, zifite message,
zifite buri kimwe nyine umuntu ashobora kujyaho akareba. Nawe turi kuza kuvuga Zaba Missed Call muri filime ze agiye gushira hanze. Who is Zaba? Zaba ni umwe mu bantu nyine navuga mu basore nyine bafashe uruhando rwa sinema mu Rwanda. Uyu Zaba bivugwa ko agiye gushyira hanze album cyangwa se umuzingo wa filme 10. Izi filime 10 ni zimwe muri filime zaba zigize zirimo amagambo atandukanye, zirimo message zitandukanye, zirimo ubuzima busanzwe, zirimo inkuru z'urukundo, zirimo inkuru nyine ziri inspirational, so zerekana ubuzima bw'umuntu agenda abamo nkuko yabitangaje. So uyu Zaba yatangaje ko iyi album azayisohora ku sabukuru y'amavuko. Umusore uvuka kuri tariki 12 z'ukwa 10. So birumvikana ko tariki 12 z'ukwa 10 umwaka wa 2023 aribwo uyu musore azasohora iyi album. Gusa nanone avuga ko muri bimwe mu byatinze ko byatumye atinda gusohora iyi album harimo no kuba uyu musore nyine yaragize izina ryitiranwa na album yitwa Bwiza, umwe mu bakobwa turibuze kuvugaho cyangwa se mu bahanzikazi turibuze kuvugaho muri iki kiganiro cyacu uyu munsi. So you better stay there, ubundi noneho tuze kubwira bimwe kuri Bwiza. So tukiri kuri Zaba ni album izabonekaho filime zirimo izitwa nka expensive flight cyangwa se zivuga ku buryo umuntu ashobora gufata urugendo akajya kure iki n'iki. So izabonekaho kandi iyitwa playing golf cyangwa se gukina umukino wa golf. Izabonekaho iyitwa playing tennis. So izabonekaho kandi iyitwa dying in swim cyangwa se dying in swimming pool cyangwa se gupfira muri piscine cyangwa se mu bwogero. So uyu Zaba kandi iyi album izasohoka nyine ku gihe cye cy'amavuko. Ni album nyine agaragaza ko izaba ari nziza, nyine abakunzi be cyangwa se abakunzi ba sinema nyarwanda bazishimira, ndetse nyine bikagaragaza ko yakabaye yarayisohoye mbere, ariko bitewe n'uko nyine uwitwa Bwiza ufite album iri hanze byatumye uyu mugabo adasohora iyi sinema nyarwanda cyangwa se iyi album. So that was it. That was about Zaba Missed Call. Wajya kuri platform ziwe ubundi noneho ukamukurikira. It was that, and then we meet with next topic. Wakoze cyane gukurikira Fred, wakoze cyane gukurikira The Table, wakoze gukurikira cyane The Table Official. So today we are talking about Bwiza. Nkuko twabivuze twakubwiye ko turi kubwira kwitwa Bwiza. Bwiza ni umwe mu bahanzikazi bakomeye cyane mu Rwanda, tutabitinya kubivuga gutyo. Ni umuhanzikazi wamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye zirimo za Jomi, White and White. So ni indirimbo nyine zagaragaza ko ni umukobwa uzi kubyina, ni umukobwa uzi gutegura social media, gutegura bimwe bita gutwika. So ni umuhanzikazi nyine utatinya kuvuga ko still ari umwe nyine mu bagifashe intebe y'umuziki nyarwanda. So now we are coming up with a new album of Bwiza. So Bwiza aganira n'itangazamakuru cyangwa se alaunchinga aha album, yavuze ko ni album nziza, ni album yakunze kuko ni album nyine yahoraga atekereza ko agira intekerezo cyangwa se inzozi zo kwisohora. So atangira yavuze ko uyu Bwiza atarigeze nyine, ntabwo yigeze agira inzozi zo kuba umunyamuziki, ntabwo yumvishaga nyine ukuntu yaba umunyamuziki ndetse akagera ku rwego agezeho. Ni album iriho indirimbo 14, ni indirimbo 14 zigizwe n'iminota 48 ndetse n'amasegonda 35. Uyu Bwiza mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko iyi album yakozweho cyangwa se wenda yagizwemo uruhare n'abaproducer batandukanye. Harimo abaproducer nk'aba Nesbit umenyerewe cyane mu muziki nyarwanda, producer Santana umenyerewe cyane, producer Prince Kids ndetse n'abandi batandukanye. So uyu muhanzi usanzwe uba muri
mu nzu ya Kikake cyangwa se Hebo ya Kikake yagaragaje ko harimo abantu benshi cyane bagiye bamufasha, harimo itangazamakuru ndetse yaje gushimira uwitwa Niyo Bosco. Niyo Bosco ni umwe mu bantu bazwi cyane nanone mu cyumweru cyashize mu bijyanye n'uko yagize uburwayi butunguranye akaza kujya mu bitaro, gusa akaza kugira amahirwe cyangwa se Imana ikamufasha akava mu bitaro, ubu ngubu akaba ameze neza. Ni umwe mu bantu cyane babaye hafi uwitwa Bwiza. Niyo Bosco amenyerewe cyane mu kwandika indirimbo, amenyerewe cyane mu gutanga ibitekerezo cyangwa se mu gucuranga gitari. Ni umwe mu bahanzi rero bakomeye cyane ku buryo utatinya kuvuga ngo kuba yarafashije umuhanzikazi nka Bwiza byari kuba byaratunguranye. Bivuga ko yagize uruhare rurenga 50% kuba yarafashije uwitwa Bwiza. Iyi album iri kugurwa amafaranga 10,000 unyuze kuri website ya Bwiza Official ni www.bwiza.com. Wajyaho ubundi ukagura album y'umuhanzikazi, ubundi noneho ukamuteza imbere, hanyuma noneho ukumva indirimbo ze uburyo ziryoheye nyine amatwi. Ni indirimbo zirimo indirimbo nka Komi ni indirimbo nziza, Mutima, indirimbo yitwa Monitor, indirimbo yitwa Nobody, imwe mu ndirimbo yafatanyijwe n'uwitwa Double J, umuhanzi ukomeye cyane wo mu Burundi ufite intebe, yitwa Amahitamo, ndetse n'izindi zitandukanye azigera ku ndirimbo 14 nk'uko bigaragara kuri album yiwe. Uyu Bwiza bamubaza baramubaza Bwiza ufite gahunda cyangwa se ufite umushinga wo kuba washinga urugo? Ni kimwe mu bibazo cyane abantu bakunda kubaza. Urabona abastari bafite abantu batandukanye bahura nabo, badeno uyu Bwiza agiye gusubiza arasubiza ati yes birashoboka, yego ni vuba. Yatangaje ko vuba ahangaha azasohora invitation cyangwa se wenda azakora ubukwe. Twifurije Bwiza gukomeza guhirwa mu muziki, twifurije Bwiza gukomeza gutegura ibirori by'ubukwe of course nk'uko yabyitangarije, and then we hope ko azakomeza akaguma mu muziki. That was it kuri Bwiza at another day, and then we get with the next topic. It's at the table update. Wahisemo neza nanone kuba ugistayinze kuri our platform, wahisemo neza nanone kuba ugifollowinze our platform. Twitwa The Table Official. Nimba uri kutureba kuri YouTube akanda subscribe, ukande kukazagera aho ni noneho tubane, wahisemo neza. Hey, today turi kuza tuvuga witwa Kevin na Papa Cyangwe. Baninyemerera mbere yuko tubavuga atuze kuri story. Mu gihe cyashize twabonye uyu witwa Kevin na Papa Cyangwe baragiranye iyo bita beef cyangwa se baragiranye amakimbirane. Byatewe n'iki? Bivugwa ko uyu mukobwa aba basore babiri bari bafite umukobwa bakunda cyangwa se wenda umukobwa ubakunda ari bombi. Reka tubivuge gutyo, uyu mukobwa yaje kubateranya, bivuga ko umwe akunda undi akunda gutya, bimeze gutya na gutya. Icyo gihe haje gutangira beef ikomeye cyane ku witwa Kevin no ku witwa Papa Cyangwe. Uyu mukobwa byaje kuvuga ko noneho ni umwe mu bakobwa nyine bari bakomeye cyane bakunda kujya mu bitangazamakuru. Amen. Ni umwe mu bakobwa bakomeye cyane bakunda kujya mu ndirimbo, kubyina mu ndirimbo zitandukanye zo mu Rwanda ndetse n'izindi. Uyu mukobwa rero byaje kugaragara ko nyine ari umwe mu bantu batumye aba basore batarebana ayungwe. Murabizi neza cyane mu bintu bya relationship cyane cyane mu basitari, utwo tuntu nyine tugenda tuzamo. Bivugwa ko nanone uyu musore cyangwa se aba bagabo babiri cyangwa se aba bahanzi babiri byari biteganyije ko bahurira mu ndirimbo yitwa Kamwe. Iyi Kamwe ni imwe mu ndirimbo yagaragayemo Papa Cyangwe, igaragaramo n'uwitwa Titi Brown twababwiye ari umudensa, igaragaramo abantu nka Kenny Solo, igaragaramo n'abantu nka Bushari ndetse n'abandi batandukanye. Iyi Kamwe byavuzwe ko uyu Kevin nawe yari ari mu mushinga, yari ari muri project yo kujya kuririmba muri iyi indirimbo. Gusa Kevin yaje kwanga kubera ko iyo ndirimbo yari irimo uwitwa Papa Cyangwe. Hanyuma noneho beef nyine irakomeza. But today you are coming with two guys bavuga ngo biyunze. Bagiye hasi baravuga ngo reka dukore indirimbo. Babifashijwemo n'umukobwa witwa umwe twavuze. Bakoze indirimbo yitwa Gukora. Iyi Gukora ni imwe mu ndirimbo iri hanze, ni imwe mu ndirimbo nyine nziza yaba bahanzi bakomeye cyane muri hip hop bagiye hamwe bashyiraho iyi ndirimbo. Ni indirimbo wajya kuri platform za Papa Cyangwa ubundi ukayumva cyangwa se Dripper.
So now turi kuvugana na abasore nyine bashize hamwe na abasore bafashe ingufu zabo bazishyira hamwe hanyuma baravuga ati reka dukomeze umuziki nyarwanda tugeze kure atuteze imbere. So tubifurije kubana neza, tubifurije amahoro, tubifurije guhirwa mu muziki. Sura platform zabo numara kuzigeraho uze usure platform zacu, and then we keep moving with a table update. What do you know? Yo, we're again back with these amazing topics. It's a table update. What do you know then? What was happening? So nimba ukurikira platform zo mu Rwanda, nimba ukurikira aba bloggers, nimba ukurikira aba influencers, nimba ukurikira ama social media atandukanye, ushobora ko iyi nkuru warayibonye. Yitwa Muheto Divine. Hey, uyu Muheto Divine yagaragaye ari mu bukwe bw'uwitwa Sebihogo. Sebihogo ni umwe nyine mu bakobwa barushinze muri iki cyumweru cyashize. So uyu Muheto rero ikintu cyamuvuzweho ni iki, yagaragaye yishima, yanezerewe, cyangwa se wenda ari gucinya akadiho. Gusa byagaragaraga ko wenda mu maso asa nk'umuntu nyine ushobora kuba wenda yasomye agacupa bitewe n'ibineza neza nyine yari afite. Gusa nkuko byagenze nyine kuri platform zitandukanye, nkuko byagenze kuri social medias, uyu Muheto nyine byagaragaye ko abantu baramwibasira koko, baravuga ati ni gute umuntu nyine agenda agasinda nyampinga w'u Rwanda ameze gutya na gutya ibiki n'ibiki. So uyu Muheto nyine byagaragaye ko nyine ari umwe nyine mu bantu bagiyeho koko baravugwa. Ni umwe mu bakobwa nyine bafite ikamba rya Miss Rwanda bajya bavugwa cyane bitewe n'inkuru zitandukanye zirimo uwitwa Prince Kid. Muribuka ko niwe uherutse nyine mu irushanwa rya Miss Rwanda. Of course yaravuzwe cyane, yavuzwe ukuntu nyine ibintu bijyanye na happiness abantu barabyibuka. So ni inkuru nyine zikomeza nyine kumushyiraho ko akantu kose akoze, ifoto ashize hanze nyine astayinga mu binyamakuru, astayinga kuri social media. So uyu Muheto rero byagaragaye ko yaje kujya kuri platform ziwe yandika caption ivuga ngo ntago yiyumvisha ukuntu abantu bashobora kwitiranya kunezeza, badashobora gutandukanya cyangwa se bashobora kwitiranya kunezerwa no gusinda. So bigaragara ko yarashatse kuvuga ko atari yarigeze asoma ku gacupa cyangwa se ajya mu kunywa, mbese atigeze asinda. So uyu Muheto rero yarabihakanye, of course. Gusa nyine still abantu bakomeza ko insistinga bitewe n'amashusho koko yagaragaraga. Amashusho yaragaragaraga unako nyine ari umuntu wanezerewe bisanzwe, kandi mu bisanzwe atari umuntu wenda usanzwe ugira gutya nyine abyina cyangwa se wenda agaragara wenda akinye mu giho. Gusa nyine siwe gusa wagiye kubihakana, inshuti ze zirimo baruzindana, abandi bose bari bitabiriye ubu bukwe. Byagaragaye ko nyine bavugaga ko ntago bari basinze, kwari ukwishima nyine, ni kwa kwishimira ibirori. So gusa ndetse na nyiri ubukwe witwa Sebihogo yagiye hanze arandika aravuga ngo Muheto ni umukobwa mwiza, ni umukobwa nyine aramutaka, aravuga ngo ni umukobwa nyine buri wese yakwifuza gutumira mu bukwe, ni umukobwa nyine ushyigikira, ni umukobwa nyine ushobora kugusupotinga mu buryo butandukanye. So ni umukobwa nyine wagaragaye ko buri wese nyine yakwishimira kumutumira mu bukwe bwe. So arandika aravuga ngo Muheto ntabwo yigeze asoma ku gasembuye, ndetse no mu bukwe nta gasembuye akari karimo. So ni inkuru nyine twagombaga kuvuga, ni inkuru twagombaga kuzana muri table updates yacu. Hanyuma wari wese ushobora kuba warabonye uscroll ukavuga se ko ndi kubona Muheto imeze. So ni gutya byari bimeze, ni Muheto nyine wari wishimye, wagaragaje ko yishimiye ubukwe bwa mugenzi we. So that was it, and then turn on there we come with another topic. It's a table spot mukanya. It's a table update, a turn on there. Wahisemo neza afashwa, wahisemo neza. Reka misubiremo, wahisemo neza gukurikira platform yacu, gusubscribinga wahisemo neza, gutanga comment wahisemo neza, gutanga like wahisemo neza, anuna sharinga mugenzi wawe uraba wahisemo neza. Today we are going to talk sports. It's a sports. Turavuga Manchester United, turavuga Messi, turavuga
the friendly games. So today we are going to start with the Manchester United. Manchester United ni imwe mu kipe yavuzwe mu cyumweru cyashize kubera ko uwitwa Maguire. Hari Maguire ni umwe mu bantu bamenyerewe cyane, ni umwe mu ba defenseur nyine bagiye bavuga muri Premier League bitewe n'uburyo nyine akinamo, uburyo nyine imikinire ye bigaragara ko rimwe na rimwe nyine ajya akikwa agakora utuntu agatsinda ibitego. So hari Maguire rero yari kapiteni wa Manchester United mu gihe kigera ku myaka 2. So hari Maguire rero byagaragaye ko nyine yagiranye ikiganiro n'uwitwa Ten Hag, umutoza Manchester United, hanyuma aza kumwaka bransard cyangwa se aza kumwaka igitambaro cya kapiteni. So byagaragaye ko uyu mukapiteni cyangwa se uyu former captain wa Manchester United yagiye ku rubuga rwa Twitter kuri platform ze arandika avuga ngo agaragaza nyine ko ababajwe no kuba yabwiwe inkuru yo kuvuga ko atazongera kuba captain. So byaramubaje of course kuba wakwaka nyine iyo name, kuba wakwaka nyine iyo ubwo bubasha. So byaramubaje of course, gusa still ni wa muntu nyine wagaragaje ko akunda Manchester United. Aravuga ati uko biri kose, uko bizagenda kose azakomeza nyine akunde Manchester United, azakomeza nyine ayikinire uko bizamushoboza, mbese nyine ni wa wundi nyine wa staying. But then turavuga ngo icyo gitambara cyahawe witwa Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ni umwe mu basore bakomeye cyane, ni umwe mu mediateur cyangwa se mu bantu bakina hagati ba Manchester United bagaragaje ko bakomeye. Of course bashobora no kujya kuri number 1, bashobora no kujya ku mwanya wa mbere, bakaba bahagararira ikipe. So ntago yari amahitamo mabi kuba uwitwa Ten Hag ashobora guhitamo Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ni umwe mu bakinnyi bafite records zikomeye cyane. Kuba ari mu midfielder cyangwa se kuba akina hagati ntibimuza gutanga assist, ntibimuza gutanga kuba yatsinda ibitego. So uyu captain rero tuvugana ubu ngubu yitwa Bruno Fernandes, umunyaportugal ukina hagati, yambara 8, ni umwe mu bakinnyi bakomeye cyane ba Manchester United. So then tukiye muri Manchester United turavuga uwitwa Andre Onana. Ubushize twamuvugagaho turavuga tuzaza tubahe update, but then now it's not update, it's a confirmation update. Uyu nguyu now ni umuzamu cyangwa se ni umwe mu bacunga izamu ba mbere aba Manchester United, yamaze gusinya igihe kigera mu myaka 5. So azakinira Manchester United imyaka 5. So ni umwe mu basore nyine bagaragaje ko nyine bari muri projet za Ten Hag, umwe mu batoza nyine bakomeje kugaragara ko barimo gufata ibyemezo bitandukanye. Nyuma yo gufata icyemezo cyo kwirukana cyangwa se cyo kurekura uwitwa Cristiano Ronaldo, bikagaragara ko nanone ari umwe mu bantu bafashe ibyemezo byo kurekura uwitwa De Gea. So ni umwe nanone mu bafashe ibyemezo gusinyisha uwitwa Andre Onana. So ni umugabye ukomeye, ufite record, ni umwe mu bageze kuri finale ya Champions League umwaka ushize. So ntago twatinya kuvuga ngo ni umuzamu nyine wenda twitegaho byinshi, birashoboka. Yes, football birashoboka ko byamuhindukana cyangwa se wenda agaflopinga bikagenda ukundi, gusa twizere ko ari umwe mu bakinnyi nyine bazafasha Manchester United. Ku bandi bose rero kwafana ba Manchester United, that was it. Ubundi noneho tukam tuze nindi a topic. Now turavuga the GOAT, turavuga number 1, turavuga Lionel Messi, the man of Ballon d'Or, the man of goals, the man of free kicks, the man of football. Yitwa Andreas Lionel Messi, ni umunya Argentine. Iyo tuvuze Argentine twumva igihugu cy'igihangange muri football. Iyo tuvuze Argentine twumva Messi of course, twumva igikombe cy'isi cy'ubushize. So uyu Messi turimo kuvuga ni umwe mu bantu bagiye mu bitangazamakuru cyane bitewe nuko yahinduye. Tuzi neza football igezweho ubu ngubu nyine ni y'abanyaburayi, ariko ubu ngubu Messi ntago ari mu Burayi, ntago ari mu Barabu nkuko twabivuze bari kwiharira football. Ubu ngubu nta nubwo ari muri Aziya, ahubwo ubu ngubu ari muri Amerika. Uyu Lionel Messi ajya muri Amerika, abantu babigizeho ikibazo cyane, baravuga se Messi agiye he, bimeze gutya na gutya, twabonye Ronaldo ajya he na he. Ariko nyine of course ni umuntu mukuru, ni umuntu ufite experience, yagombaga gufata umwanzuro akavuga ati ngomba kujya hano. Yes, abafana baravuze, ibitangazamakuru biravuga, amakipe aravuga, but then Messi yafashe umwanzuro ajya muri Inter Miami. Iyi Inter Miami tujya kureba kuri record, ntago of course tuba dufite amakuru menshi cyane, ni championnat itazwi. So twagiye kureba dusanga Inter Miami ni imwe mu kipe zari zimaze imikino irenga 5 zidatsinda. So zaje guhura
yagiye gukina of course Lionel Messi aza kubanza hanze, iyi kipe iza kunganya bigera ku munota 94 inganya ubusa ku busa, inganya igitego kimwe, biza kugera ku munota 94 ikipe itaratsinda igitego cya kabiri, so byari binganya igitego kimwe kuri kimwe. So uyu Lionel Messi rero akinjira byagaragaye ko umwe mu bantu bagize a contribution, yakoze touch nyinshi cyane, atanga pass nyinshi cyane, baramuvuna koko bamugiye rumva ni gihanga nyine muri football. So Lionel Messi rero yagerageje ko avansa yegera muri box y'ikipe bari bahanganye, so ageze muri box rero bamukoreye kosa of course, ni wa muntu nyine ufite akaguru gacenga, ni wa mukinnyi nyine uhorana confidence. So bakimushyira hasi of course bahise basifra kufra cyangwa se free kick. So byabaye ngombwa nyine ko bitabaza Messi na ya moso ye tuzi, ya moso ye nyine yirebye muzamu nyine igira icyo ikora. So Lionel Messi atazuyaje atagiye kure, yakoresheje nyine ya mpano twabyita wenda ni impano iva mu ijuru of course, kubera ko ntago bisanzwe, ni Lionel Messi nyine wagarutse mu bitanga, ni the goat. So akishiramo nyine yatsinze igitego kijyamo, ikipe iratsinda ibona amanota 3 of course, nyumva nyine yari ihanganye n'indi kipe. So Lionel Messi nyine wagarutse agaragaza ati ni number 1. Byahise bituma nyine haza ya competition ye hagati na Cristiano Ronaldo ihoraho. So gusa still nyine ni record, ni kimwe mu kintu nyine cyahise kijyaho uvuga ati Lionel Messi agiye muri equipe nshyashya akinjiramo atsinze igitego. So noneho cya free kick ni umwe mu bantu nyine twavuga ko aracyafite ya mpano, aracyafite yego still ntago akiri muri za Barca, ntago akiri muri za Paris Saint-Germain, ariko still nyine aracyari wa mukinnyi. So Lionel Messi rero dukomeza kumwifuriza ibihe byiza, tumwifurize nyine kuzagira isa n'ihirwe mu ikipe ya Inter Miami. That was it kuri Lionel Messi. Hari icyo wifuza ko twazakubwira aho ubushize, twandikire. So Ben ntago tugenda tutavuze kuyitwa USA Tour. USA Tour ni imwe mu zihuriyeho ikipe ya Manchester United niyitwa Arsenal. So ni umukino wabaye ku saa 6 z'ijoro, ku saa 5 z'ijoro ku masaha yo mu Rwanda. So urumva hari mu gicuko cyane, gusa abakunzi ba Manchester United n'aba Arsenal, so urumva ntago bari kubura kureba, no umukino wari ukomeye. It's a friendly game, but then ni uburyo bwo kumejaringa na makipe akomeye. So zagiye hasi rero zirahatana, ni imwe mu kipe nyine zazanye babakinyi babo, bandi nyine baguze. Arsenal izana witwa Rice, izana witwa Timber, izana abitwa ba Harvard. So ni imwe nyine muri match zari zikomeye. Match yagaragaye ko uwitwa Saka still aracyafite kwa kuguru kwe, aracyafite kwa kuntu nyine aca mu mpande akabasha gukasa. So byaje kugaragara ko rero ni Arsenal nyine yakinye neza koko, but finally Manchester United iza gutsinda ibitego 2-1. Ni ibitego byatsinzwe n'uwitwa Fernandes, Bruno amwe twavuze captain, ikindi kiza gushirwamo n'uwitwa Jadon Sancho byagaragaye ko numwe mu bantu bigaragaje yinjira nyine muri defense ya Arsenal itagaragaje nyine ubuhanga bukomeye cyane. Batimba yes ni umwe mu bantu nyine bakomeye, but then byagaragaye ko nyine hakirimo akantu nyine ko gushira hamwe. It's a friend, it's a precision. So urumva nyine reka twizere ko bazashira hamwe by the way, bagakora nyine bikomeye. So ni imwe muri match nyine uwitwa Ten Hag na Arteta bavuze ati yes turaza gupimana nyine muri match, but then tuze no gupimana muri a penalty shootout. Ni penalty shootout zabaye, gusa biza kurangira nyine still Arsenal igiye hasi kuko uwitwa Fabio Vieira yaje guhushwa penalty. Gusa aba Manchester United barimo ba Rashford, ba Casemiro, ba Zaha baje kuzishiramo. So it was a nice game nyine, wari umukino nyine waruryoheye amaso. Reka tubitege kubera ko mu kwa 9 n'abantu bazahura nyine bagakomeza akweserana. So tubaralikiye a Premier League mu kwezi kwa 8. Season izo ziracyakomeje, akugura abakinnyi biracyakomeza. So the following ubundi noneho ugikomeza urebe ibyaje. It was there, nitwa Fred, nita the host, nita the owner of the table. We talk a content, we tell for change, we talk everything. That was it.
It's again in your part. Ndabizi neza mwarayikunze iyi content, mukunda ukuntu tubahereza imiziki, mukunda ukuntu nyine dutoneka imiziki. So this is a reason ku buryo nyine tuba dushaka promotinga umuziki nyarwanda, umuziki nyafrika. Tuba dushaka ko abantu nyine bajya hariya bakareba umuziki babyiwe, umuziki bahaweho amakuru. I guess what? So today turaza tuvuga Afro songs. Turahera ku mwanya wa gatanu nk'ibisanzwe. I guess what? Ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu dufite iyitwa Utaniua. Utaniua, it's a Tanzanian song. Utaniua, it's a Zuchu. Yaje hamwe n'indirimbo zindi twabagejeho akora yitwa Utaniua. Utaniua. So jaha kuri platform za Zuchu ubundi zirebe. What is the next? It's number 4. Number 4 yitwa A Heaven by Wendy Shy. Uyu muhanzi nanone nawe yaraje akora indirimbo nziza cyane, n'indirimbo Ibindi, indirimbo igendetse irimo amagambo meza, aso nawe wajya hariya ukayumva. Number 3 in Africa yitwa Stability, nimwe mu ndirimbo ya Aerostar ikomeje gukundwa cyane, nimwe mu ndirimbo itamaze igihe kirenga ukwezi n'iminsi. So ni indirimbo nyine ushobora kumva nawe nyine ukayikunda. Aerostar twamumenye nyine mu ndirimbo zita. So n'aba West Africa bakomeje gukora ibitangaza, bakomeza nyine kwiharira umuziki nyafrika. But then now dufite iyitwa Come, ni ya kabiri. Come by Aroma twashyize kuri playlist yacu y'icyumweru cyabanjirije cyashyize. So n'ubu ngubu ni indirimbo nziza nyine ikomeje gukundwa, wajyaho ukayireba, iri ku mwanya wacu wa kabiri. What is the first? The first song in Africa yitwa Yawa by Fireboy. Fireboy still numwe mu bahanzi nyine badakunze kubura kuri playlist zacu, so yagombaga kuza ku mwanya wa mbere. Nitwa Fred, nitwa The Table. We are in the table update. It's a table music. What is the Rwandan song? What is the we are in Rwanda? It's again to the table music in Rwanda. I guess our 5 playlists. The first one nko twavuze dufite indirimbo yitwa Gukora. Ni imwe mu ndirimbo ya Papa Cyangwe afatanyije n'uwitwa Kevin. Ni imwe mu ndirimbo nziza, ni imwe hip hop iryoheye amatwi, ni imwe muri hip hop ifite ubuzima, ikomeza ubuzima, indirimbo ivuga ku mafaranga. So wayumva wayikunda, ajya kuri platform za Papa Cyangwe ubundi yikunde. Ku mwanya wa kane dufite yitwa Fata by King James. Ku bantu b'urukundo, ku bantu bafite urukundo, ku bantu baba mu rukundo, twabatekerejeho. Today we have what we call Amfata. So nimwe mu ndirimbo nyine ya King James, indirimbo iryoheye amaso, indirimbo nyine iryoheye amatwi. So wayumva wayikunda, ajya kuri platform ya King James ubundi noneho uyirebe. Dufite yitwa Abu Asutwa. Ntabusutwa ni imwe mu ndirimbo ya Haridaman Rwaidezo. Ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane bafite ingoma, ni umwe mu bahanzi nyine bafite ingoma nyine muri music. Ni bahanzi bakomeye cyane ababayeho nyine bakagira umuziki nyine wabo wihariye mwiza, uburyo barapaga mu bahanzi nyine abakomeye. So now twagombaga kumushyira ku mwanya wa gatatu. Now ufite yitwa Ndikwikubita. So Ndikwikubita ni imwe mu ndirimbo ya Yampano. So Yampano ni umwe mu bantu bavuzwe cyane mu byumweru byashize, ubwo yashiraga hanze akandika akavuga ngo ndashaka Bruce Melody ko dukorana awemutse cyase arifuza. So yagiye hanze cyane, aravugwa cyane mu binyamakuru, badeni yagomba kuza ku mwanya wacu wa kabiri. Ndikwikubita ni indirimbo nziza twagomba gushira ku mwanya wa kabiri. Wayikunda ajya kuri platform za Yampano hanyuma yumve, abundi twikomereze. Akora subscribe ubundi tukubwira iya mbere. Ni yihe ya mbere? Kandi wasanga umwanya mbibona wasanga. So wasanga ni imwe mu ndirimbo ya Fela Music, ibonekamo abantu batandukanye nk'aba Papa Cyangwe, abantu batandukanye nk'aba Joe West. So wajyaho nyine ukayireba. Ni imwe mu ndirimbo twagomba gushira ku mwanya wacu wa mbere. Wayikunda jya hasi ubundi noneho udusubscribinga, numara kudusubscribinga ugiye kuyumva. So that was it. Nizo twabashyiriyeho, gusa nawe wakora playlist yawe ukayitwohereza ubundi tugakoramo indirimbo 5 tukaziguhereza. What was it? Turabakunda cyane. Nitwa Fred at the table. Wowe twande twandikire. I see you next. I see you tomorrow. Hasta la vista. We love you.